bavandimwe banje kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana. Nibwo dukomeza kubana muri uyu murimo w'ivugabutumwa kumva ijambo ry'Imana biraduhugirwa na byinshi. Baje kubasuhuza Imana tuje imbere yawe tugusabira ngo bane natwe ijambo ryawe mwami, tugutesha imbaraga zawe kugira ngo ibyo tuvuga mwami bigire umumaro kuri tubibwira ubane natwe mu izina ryawe. Amen. Bakristo rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana bitubwira ko tugomba kwitwara nanga se ko tugomba kubana n'Umwami Yesu Kristo. Tugiye kuyireba kandi tumenye n'umumaro tugomba kugira. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ati kugendana na Yesu ngo nibanga rihambaye cyane. Impamvu yavuze ibi bintu nuko yarashishoje arareba asanga kugendana na Yesu atari ibintu bikorwa na buri wese. Tugiye kureba ngo turasabwa iki kugira ngo twige kugendana na Yesu. Ibyo yabivuze yarashishoje asanga ibintu bidapfa gukora umuntu uwo ari we wese uko yiboneye, bisaba imbaraga. Izo mbaraga ni izihe rero? Ndagusaba kugira ngo tubane menye aho imbaraga zituruka kugira ngo tugendane na Yesu. Ubuzima bwa buri munsi cyangwa se mu mikorere yacu hari icyo tugomba gukora kugira ngo twumvikane ko cyangwa se tumenye ko turi kumwe n'Imana. Mu bikorwa bya buri munsi cya mbere, shira ukuri mu bikorwa byawe bya buri munsi. Mu mikorere yawe ugira ukuri, uburyo ubana n'abantu ugira ukuri, mu bikorere byose mu byo ukora ugira ukuri bijyanye no gukora neza, kuko biduhesha kugaragara neza imbere y'Imana. Shira ukuri mu kazi ukora no kuwukorera. Imikorere yawe ya buri munsi ugire ibikorwa kugeza ku Mana. Shira ukuri mu nshingano zawe ushinzwe gutunganya kubakugana hamwe n'aboha serivisi mu buzima bwa buri munsi. Ukuri rero niko gutuma tugaragara imbere y'Imana. Ukuri niko kuduhesha gukunda tukagira umwete wo kugira ibyo dukora kandi tukabikora neza bivuye kuri turuka Yesu. Yesu Kristo yatubereye igitekerezo cy'ibintu. Aravuga ngo iyo ukoze neza kandi ugakiranuka, ibi ngo bikuzanira imigisha myinshi. Ukora neza ugakiranuka bikuzanira imigisha myinshi. Bityo rero bitubikore tuzi ko turimo twirehereza imigisha ku Mana kugira ngo igihe runaka tuzahabwe ibihembo biturutse uko twakoze neza. Kugendana na Yesu rero cyangwa se gukora ibyiza ni ukugera ikirenge cya Yesu Kristo. Nubwo kukigera cya Yesu Kristo bigoye, ariko twebwe baravuga ngo turagerageza. Tugerageze kugera mu kirenge Yesu Kristo yagezemo kugira ngo natwe tugaragare nk'abantu bizerwa nk'abashimwa n'Imana. Ngo iyo tubikoze neza duhabwa imigisha myinshi ituruka ku Mana. Turasoma muri Yesaya 55, Yesaya 55 umurongo uhera ku wa 7. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugarukira, aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Aya ni amagambo y'Imana kuvuga ngo
Yesu Kristo ukora yakorwaga byari ibintu birenze kuko afite imbaraga zirenze. Ubwo rero twebwe nk'umubiri ibyo twibwira ntabwo ibyo twibwira, ariko ibyo dukora nuko tugerageza. Kugerageza kwacu rero kugomba kuba kugari ku Mana kugira ngo twemerwe. Icyo nakubwira hari ibyo ugomba kumenya, hari ibanga ryo kugendana na Yesu Kristo, kuko mu kugendana na Yesu Kristo tubirizwa ibyifuzo byacu, tuhahererwa imigisha y'ibyiza twakoze. Turasoma muri Yesaya 54, Yesaya 54 18 kugeza ku murongo 12. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi, komezwa no gukiranuka, agahato kazaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko si jye ubwawe ubateranije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Mirongo 17. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi mu Uwiteka. Aya magambo aduhumuriza. Ururimi rwose ruzaguhagurukira uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Uyu ni wo murage w'abantu bizera Imana. Iyi niyo nyungu tugira ku kwizera Imana. Ngo niko gukiranuka kwabo ngo guturuka aho ndi, aho Uwiteka ari. Uwiteka avuga. Gukorera Imana ntako bisa. Ukuri gukorera Imana ntako bisa, kuko bituzanira imigisha myinshi, biduhesha amahoro, bigira icyo bihindura mu buzima bwacu, yaba mu miryango yacu, yaba n'abo duturanye. Yewe gukorera Imana ntako bisa, bitanga amahoro, bimara ubwoba. Gukorera Imana rero ntako bisa, bitanga amahoro, kandi ikindi bimara ubwoba. Bitanga ibyiringiro no kwihanganira ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora kuza kiguteye, kuko uba ufite ibyiringiro by'uko ibi bizavaho, kandi ufashijwemo no gusenga ibintu, ugashyira ku bwoba bwo kwiringira Yesu Kristo. Kuko turabizi neza Yesu Kristo ni umunyembaraga, kandi niwe byiringiro bizima. Iyo umwishingikirije aragukomeza. Haleluya. Yesu Kristo niwe byiringiro bizima. Iyo umwishingikirije aragukomeza. Iyi ni ugutukuramo kwemera Yesu Kristo akatuyobora, kubana n'Imana, kugendana nawe, akadutegeka. Haleluya. Kugira ngo turirimbane aka karirimbo mfashe. Nejejwe nuko Yesu ankunda, reka mbabwire ko ari mwiza. Ibyo bindemereye yarabyikoreye, kuko ntagufite nta mibereho, kuko ntagufite mibereho. Nejejwe nuko Yesu ankunda, reka nkubwire ko ari mwiza. Ibyo bindemereye yarabyikoreye, mbumbatiwe nawe Yesu mwiza, kuko ntagufite nta mibereho. Umanywa mbere umurinzi ukomeye, nijoro ahangana n'ibyari kumutana. Ibyo bindemereye yarabyikoreye, kuko ntamufite nta mibereho, kuko ntamufite nta mibereho. Ibyo bindemereye yarabyikoreye, kuko ntamufite nta mibereho. Dufite Yesu
Kristo nawe rero icyo nkurarikiye ni ukumumenya, ugakora ibikwiriye, ugakora ibitunganye kugira ngo Yesu akwemere umwana ukiranuka, kugira ngo werere imbuto abandi, kugira ngo ugire umumaro muri iyi si, kugira ngo umunsi tuzaturangije urugendo rwa hano ku isi tuzibukirwe n'imirimo twakoze. Yesu Kristo abane namwe kandi abakomeze mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu, amen. Data mwiza rero turagushimiye, turaguhimbaje kubanye nawe, tunezerewe nawe mwami kuko ari wowe udukomeza. Turakwemerera data utwiyoborere, ugakomeza abantu bose bumva ijambo ryawe, bakomereze mu mirimo yabo, ubaho ukuri no kugenda batunganye kugira ngo banoze umurimo wawe, kandi data baboneze kwishimira yose kugira ngo tutabonwaho umugayo nawe, dukomeze abana natwe mu izina rya Yesu.